benshi twiruka ku buzima bw'isi hakabaho ubwo tubugeraho nyamara nuko tubufatisha ntako buramba ngo buhoreho ubasha kuba uri muzima none ejo bundi ukaba utakiri muzima ubasha kuba ugenda neza ejo bundi ukaba ubana n'ubumuga ubasha kuba uyobora none ejo bundi ukaba urimo kuyoborwa iyi si twayirereyemo amarira menshi iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi twabuze abantu tubura n'ibintu manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho iyi si twayirereyemo amarira menshi iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi twabuze abantu tubura n'ibintu manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho byatubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhojeje byatubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhojeje ibyamamare mu mupira w'amaguru hari igihe kigera gukina bigahagarara abasitari muri muzika hari igihe kigera umuziki ugahagarara abakomeye bafite ubudahangarwa hari igihe kigera iyi si ikabahangara iyi si twayiririyemo amarira menshi iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi twabuze abantu tubura n'ibintu manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho iyi si twayiririyemo amarira menshi iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi twabuze abantu tubura n'ibintu manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho byatubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhojeje byatubabaza kandi bikadushavuza amarira twarize Mana utayaduhojeje mureke dushakire bizinesi aho tutazigera duhura n'ibihombo kupfa no gupfusha kubabara ukundi aho tutazongera guhura nabyo mureke dushakire bizinesi aho tutazigera duhura n'ibihombo kupfa no gupfusha kubabara ukundi aho tutazongera guhura nabyo mbese intambara ziri ku isi iterabwoba riri ku isi ubugome buri mu isi mbese bizarangira ryari bizarangira gute bizarangizwa nande bizarangizwa na Yesu igihe azaba agarutse atujyane mu gihugu cy'amahoro
yadusezeraniye. Umutekano waho uzaba wizewe, nta gihungabanya ubuzima bwacu. Umwijima uzaba wasimbuwe n'umucyo, nta kurindagirira mu mwijima. Tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira. Umutekano waho uzaba wizewe, nta gihungabanya ubuzima bwacu. Umwijima uzaba wasimbuwe n'umucyo, nta kurindagirira mu mwijima. Tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira. Kuba umusore nyuma ugasaza ntabwo bizongera kutubaho. Za ndwara zo mu zabukuru ntizizongera kuturangwaho. Nta vangura nta n'irondakoko, twese tuzaba twabaye bamwe. Gutunga ikintu wakiruhiye mw'ijuru ntabwo bizarangwayo. Kurya ugahagundara y'ubusa mw'ijuru ntabwo bizarangwayo. Umutekano waho uzaba wizewe, nta gihungabanya ubuzima bwacu. Umwijima uzaba wasimbuwe n'umucyo, nta kurindagirira mu mwijima. Tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira. Umutekano waho uzaba wizewe, nta gihungabanya ubuzima bwacu. Umwijima uzaba wasimbuwe n'umucyo, nta kurindagirira mu mwijima. Tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira. Tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira. Tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira. Mubyo twari twiteze, twari twateguye, twari twapanze mw'igenamigambi, coronavirusi ntiwari urimo. Umwaka benshi bari bazi kuzaba uburyohe, ubaye ububihe, amarira menshi n'umuburo. Guma nawe niho ubuzi byose, kandi nawe ukingwa uzi impamvu z'iki cyorezo. Coronavirusi nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mw'ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mw'isi nta gakondo tubafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Coronavirusi nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mw'ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mw'isi nta gakondo tubafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro.
ibibazo bisanzwe duhura n'intambara tukahungira mu bihugu bitayifite coronavirusi waje utandukanye iyo twari twiteze kwisabiye ubukire ibaye igihombo ubukene bwinshi n'inzara mana we ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa uzi impamvu z'iki cyorezo coronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga mu isi n'agakondo tuhafite kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro coronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga mu isi n'agakondo tuhafite kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro ndagira ngo twinjire mu bimenyetso bigiye bitandukanye bishobora kutwereka uko umuntu yakizwa byanyabyo. Abari hano mufite Bibiliya zanyu, mujye mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Igitabo cya kabiri cy'Abami tuhabwirwa igitekerezo cy'umugabo witwaga Namani. Namani yari umugaba w'ingabo z'Isiriya. Uyu mugabo yari umunyacyubahiro, ariko Bibiliya ikatubwira ko yari umubembe. Kuba umubembe rero yaranukaga, ariko kubera ko abagore bagira urukundo, umugore we ntiyigeze amwinuka. Abandi bantu bamwerekaga yuko atanuka, ariko yarenga bakamuvuga bati uyu mugabo noneho aranuka nabi nabi. Ni nako bimeze. Hari igihe abantu bakubaha bakakubeshya kuri muzima, bakanakubwira kuri mwiza, ariko iyo ubarenze nibwo bavuga ibibi byawe n'ubunuke bwawe. Namani aza kwicara, agerageza gukanga abantu, ariko igihe kiza kugera akana k'agakobwa yari yaragiye arasahura muri Isiraheli. Akana kakuriye aho ngaho karicara kabaza nyirabuja, karambwira ati ariko ni gute ibi bintu bizahora gutya? Icyama databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Amen. Uyu mwana baramujyanye, ari kure y'ababyeyi, ari kure y'igihugu cyabo, ndetse ubirebye wagira ngo ari no kure y'Imana ye. Ariko umwana arakibuka ko iwaba ariho agakiza kagira gute gakomoka. Nshuti zanjye, ntihazagira umuntu ukubeshya ngo agakiza gaturuka ahantu hose. Ntibishoboka. Yesu yaganiriye n'umudamu w'Umusamariya, arangije aramubwira ngo agakiza gaturuka iwacu mu baki? Mu Bayuda.
buri gihe Imana iba ifite itorero ryayo, iba ifite ishyanga ryayo, aho agakiza gakomoka abandi bakakabona. Ikintu gikomeye, umurongo wa 4, Namani ajya kubwira shebuja. Rero umugore wamaze kubimubwira yagiye kubwira shebuja iby'umuja waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. Nuko umwami w'Isiriya byumvise abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisiraheli urwandiko. Namani ahera ko aragenda, ajyana itaranto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 6,000 n'imyambaro yo gukuranwa. Icya mbere, Namani ahagurutse ku mpamvu nziza, ariko ahagurutse nabi. Yitwaje imyenda, yitwaza amafaranga, agiye gukizwa. Kirazira, twakijijwe n'ubuntu kubwo kugira gute? Kwizera. Nubona abantu b'Imana bagushaka, ntuzagire ngo ni amafaranga yawe bashaka, ntuzagire ngo ni isura yawe nziza, ntuzagire ngo ni iki. Agakiza k'abantu ni inshingano Imana yaduhaye, tugomba kubwiriza abantu. Namani agiye, murongo wa 9, nuko Namani araza, azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Umwami w'Abisiraheli ntago yari azi ko Elisa ari umuntu w'Imana ushobora gukiza ibingibi. Arangije Elisa ahera ko atumaho Namani ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri wawe uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Elisa ntago yasohotse, yagumye aho ari. Uyu mugabo bamuha itegeko yuko agomba kujya kwibira muri Yorodani 7. Namani abyumvise agira gute? Ararakara, arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke, ahagarara atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Ibwisiraheli? Sinabasha kuziyuhagiraho ngo mumanuke. Nuko arahindukira arigendera arakaye. Gukira bisaba ko ugomba kubuza icyagize gute? Icyaguhagurukije. Ubu hari abantu bashobora kuba barahagurutse baje gushaka Imana, ariko bagera hano bagasanga umuziki uraryoshye, bagasanga hari ababwiriza baryoshye barimo kubwiriza ibibwirizwa, bagasanga hari abamama bazi guhoberana, hari abagabo beza bafite amamodoka, ku buryo ubona umuntu akibagirwa impamvu yagize gute? Ntukibagirwe impamvu yakuzanye mu nzu y'Imana. Amaze kwibagirwa impamvu rero, byatewe n'iki? Kurakara, kwivumbura, gukekeranya. Nahoze ngira ngo inzuzi, gutangira kuvuga amateka y'ahantu hakomeye watembereye n'ibyuri byo, warangiza ugapfobya iby'Imana. Iyo ushaka gukira, kwiyemera ugushyira ku ruhande, ukemera kugirwa inama n'ijambo ry'Imana. Uyu mugabo rero yari yajyanye inshuti nziza. Ndabakangurira gushaka inshuti nziza zizabafasha kumvira Imana. Hari inshuti ugira uretse kugushyira mu mwobo gusa, nta kindi kintu zikumariye. Waba washomye, ntihagire uguhamagara ngo akubaze ati ko imvura igiye kugwa urihe ngo nkugurire icyayi, ahubwo ukazamwumva ahamagara ngo ko icyaka kinyishe urihe ngo ngurire rimwe. Izo nshuti ntizibaho. Hari umuntu uguhamagara, amakuru ni meza, ese ko nakubuze, ejo bundi wanciyeho kuri moto, ukamubwira uti nari ngiye gupagasa, yarangiza akakubwira ati rero uri wenyine ngo nkubwire, uti yego, shanyoherereza amafaranga icyaka kirije. Hari abantu batwibuka kuko bakennye, bafite ibyo babuze. Kubw'ibyo rero uyu mugabo ajya guhaguruka, yarebye mu nshuti ze zose, areba inshuti nzima, ahagurukana nazo. Izo nshuti rero nizo zamubwiye ziti databuja boss, gabanya ibintu byo kwiyemera, dore bari baguhaye itegeko ryo gukira kujya muri Yorodani. Ni ibintu byoroshye, nta mbaraga bisaba, wabyemeye ukabikora. Ubu uyu mugabo, umurongo wa 13, abagaragu be baramwegera baramubwira bati data, yaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, ese ntuba wagikoze? Nkanswe kukubwira ngo iyuhagire ugire gute? Uhumanuke. Nuko amaze kubona inshuti ze zose zibimufashijemo, nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7. Nkuko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse, uwo mwanya umubiri uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Amen.
gukizwa bifite amabwiriza yabyo. Gukizwa niyo mpamvu umuntu iyo atangiye gukizwa Imana imusiga inshuti nziza. Niyo mpamvu gukizwa bifite amateka. Nta muntu ujya uza gukizwa ngo atangire azirikana amateka aho yagenze, icyubahiro yari afite ari umupagani. Hoya, ibyo bintu byose ubishyira hasi. Yorodani uyu mugabo yagiye akajyamo agakira, niyo Yorodani Abisiraheli bambutse Imana ibasaba gukuramo amabuye y'urwibutso. Iyo Yorodani kandi niyo umwami wanjye Yesu igihe yajyaga gutangira umurimo niyo yerekejeho ibirenge n'ibitekerezo, aragenda agera kuri Yorodani yibiramo aje kubatizwa na Yohana. Yesu akimara kuva mu mazi ako kanya ijuru rigira gute? Ndagushaka mukiza we, ungeze kuri Yorodani, umeno kuyambuka, sinzagira icyo ninya. Nshaka kubabwira ikintu gikomeye uyu munsi. Yorodani wigeze uyigeraho? Wigeze uyambuka se? Hari ikintu wakuyemo? Umunsi wagiye kuri Yorodani wayihagazeho amazi barayavoma bayagusuka ku gahanga, cyangwa waramanutse amazi arakurengera? Dufite imibatizo myinshi. Hari abantu benshi babatizwa ku gahanga, ukabaza utise ko mubatije ku gahanga ati cy'ingenzi n'amazi. Hari ababatirisha amata, hari ababatirisha umuriro, hari abakingirana umuntu mu cyumba cy'inzoka bakavuga ngo arabatijwe. Ariko nagira mbabwire ngo amahame yo gukizwa asaba umuntu kujya mu mazi menshi. Kandi Yesu avuye mu mazi hari ibintu bitatu byabaye. Ijuru ryaramukingukiye, umwuka w'Imana amanuka asa n'iki? N'inuma amujyaho. Ijwi rivugira mu ijuru ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkagira gute? Nkamwishimira. Igitabo Uwifuzwa ibihe byose kivuga ko aya magambo ntabwo yaraje ku bwa Kristo, kuko Kristo yari asanzwe azi ko ari umwana w'iki? W'Imana. Ngo Imana iyavuga yari yabwiye abazihisha muri Kristo bose. Amen. Kubw'ibyo rero binyuze mu kubatizwa nk'uko yabatijwe, binyuze mu kumanuka ukajya kuri Yorodani ubwiyemeza ukabushyira ku ruhande. Yesu yabwiye Yohana uwo munsi, abwira Yohana ngo emera umbatize, emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Ndahamya nashidikanya yuko ushobora kuba utari indaya, ushobora kuba utari igisambo, ariko kubatizwa nk'uko umwami wawe yabatijwe ukarengerwa n'amazi nk'uko yabikoze ni ikimenyetso cy'uko upfanye nawe kandi witeguye kuzukira mu bugingo buhoraho. Uri umukandida mwiza wo kubyarwa n'amazi n'umwuka. Ako kantu nugasimbuka kurokoka biragoye. Bambatije ndi uruhinja ngo n'itariki sinyibuka, ngo ariko ngo mama yari yavuganye ngo n'umupadiri w'inshuti ze. Ibyo ngibyo ibintu nawe urimo kuvuga ni ibintu bidafite ahantu byanditse. Imana ifite uburyo yandika umunsi dutereye mu mugongo ibibi, twarangiza tukabyarwa ubwa kangahe? Bwa kabiri. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko uyu mugabo Naamani amaze kumanuka yarahumanutse amera nk'umwana w'uruhinja. Niyo mpamvu umuntu umaze kubatizwa dutangira kumwita uruhinja. Kubw'ibyo rero uruhinja rukimara kuvuka umubyeyi warubyaye aba afite isoni. Uragaterura ukumva ntago gapimika, wajya kugaheka ukumva ntigahekeka. Icyo bakora rero abamama akubitamo ibintu byinshi by'amaranje n'ibiki byose, agakubitamo ibintu kugira ngo yumve ahetse akantu kagize gute? Gafatika. Ariko umubyeyi aza kuvumbura yuko konka k'uwo mwana ari byo bizatuma akura vuba. Niyo mpamvu muzabona muri masaha ngahe umubyeyi akura umwana mu mugongo akamuha ibere, haba mu muhanda haba mu isoko. Ikibazo gihari ni kimwe, dusigaye dufite abantu bavuka umunsi umwe bagahita bagenda, ntibigeze bonka. None nagira nkubaza, ugiye mu mazi, uvuye mu mazi, uherutse aho ngaho, waje uje kubatizwa ushaka umugabo, ntunagarutse mu materaniro. Abo rero nibo muzakubitana
umubaza uti uyu munsi ni kuwa kangahe? Ati ntago mbizi. None se Yesu yapfuye kubera iki? Ati n'abapagani b'abayuda bamukubise. Yaziraga ikize? Nawe yari yabizambije, nawe yabwiraga abayuda nabi. Kwibaza uyu muntu. Dufite abantu bitwa ko bari mu gakiza batazi icyabazanye. Umuntu umwe baramubwiye, baramufashe yibye ihene. Baramaze ati se ko wibye ihene? Arabwira ati ariko ngenda arengana, mfite ibimenyetso bindengera. Bati ni ibihe? Ubundi ngewe nza nta gitekerezo cy'ihene nari mfite. Njye ubundi ikibazo nari mfite cyari umugozi. Ndangije nkurura umugozi. Umugozi nkukuruye ihene igira gute? Izana. Ariko icyifuzo cyanjye nge wari iki? Wari umugozi. Dufite abantu baje gushaka agakiza ariko bafite ikindi bagize gute bashaka. Namani kwihana kwe ijuru ryaguhaye agaciro kugeza ubwo Yesu muri Luka igice cya 4 umurongo wa 27 Yesu yaravuze ngo kandi hariho ababembe benshi mu Bisiraheli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara nta Mwisiraheli n'umwe wigeze akizwa, ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Imana ireba ubushake bwaguhagurukije. Niyo mpamvu umuntu ashobora kumara imyaka 20 muri uru rusengero gukizwa byaranze, ukaza umunsi umwe agakiza ukakakira nta bwiyemezi, ibintu byo kwiyemera ukabivamo, ugatahana umwami Yesu kandi hari umuntu umaze hano imyaka 20 yaramubuze. Biterwa n'icyakuzinduye. Hari abantu b'abahanga bazi kujya mu isoko, akahagera agasanga abantu bamo barahoberana, ko twaburanye iwanya akavura kagwaga, yarangiza ati ngwino nge kukwereka aho nsigaye ntuye, akakuzengurutsa kandi ubwo ngo waje kurangura ibijumba. Warangiza ukambwira utereka nge kugura, wahagera ugasanga ibijumba byageze gute? Byashize. Hari abantu bagera mu isoko rero ako kanya ibi nangahe mpfunyikira, akabisiga mu gitondo ari bubitware nimugoroba. Ni nako bimeze. Umuntu hano azi ikigize gute ikimuzanye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire rero ko Namani yahagurukijwe n'ikibazo cye, kuko nta wundi muntu wahagurukira ikibazo cyawe. Kwemera kugendera mu murongo Imana yagennye. Ikindi kuri Namani, yemeye inama agirwa, yizeye Imana ikiza, ndetse arangije ajya mu mazi. Ibyo bintu bigerageze, Imana yiteguye kugukorera ibitangaza. Igitekerezo gikomeye ni igitekerezo nasomye muri Mariko. Igihe Yesu yari agiye gusubira mu ijuru, yabwiye abigishwa be, umurongo wa 15 w'igice cya 16 Mariko, Yesu abwira abigishwa bati, arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Icyambere ni ukwiga. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iki? Iri somo rirasobanura iki? Kwiga iby'Imana niyo ntambwe ya mbere yo gukizwa. Ukwiye kumenya Imana yawe, ukwiye gushakashaka uko umenya ibyo umwami ashima. Iyo ibyo ngibyo bivuyeho rero, hakurikiraho kwizera iby'ijambo ry'Imana ryakubwiye, kuko ntago twizerera mu kirere. Iyo umaze kwizera iby'Imana yakubwiye rero, ufata umwanzuro wo kubatizwa. Ariko nanone ubimenye, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iki? Kuki Yesu atavuze ngo utabatizwa azacirwaho iteka? Nuko yari abizi ko umuntu ashobora gushugurika umubatizo, ariko nta muntu washugurika kwizera. Ntago bibaho. Ndabasaba uyu munsi bantu b'Imana ngo mufate umwanzuro mwiza. Yesaya 30 umurongo wa 15, hari irindi hame ryo gukizwa byanyabyo. Uwiteka Imana, uwera wa Isiraheli, yavuze ati, nimugaruka mugatuza muzakizwa. Amen. Mwituze no mu byiringiro nimwo muzahererwa imbaraga, ariko mwaranze. Kugarukira Imana, icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uguturiza kwiriyo. Kangiye ikintu mbabwira, muzakurikirana abantu babavuze, muzarinda namwe musaza bakibavuga. Muzakurikirana babahemukiye, muzarinda musaza bakibahemukira. Muzakomeza kugirira abantu neza babitura inabi, muzarinda musaza bikimera gutyo. Ariko umuntu ushaka gukizwa byanyabyo, icya mbere ni ukugarukira Imana.
ugomba gushyira umupira hasi ukabwira Imana ngo Mana, imyaka navumbyemo inzoga irahagije, imyaka nagiye mu burayi irahagije, imyaka namaze nyoborwa n'umubiri irahagije, umupira nywushyize hasi, ndagarutse. Wagaruka imbere y'Imana ukagabanya amagambo, kuko nta kintu kizima wigeze uyikorera. Ugomba gutuza Imana ikakubeshaho. Amen. Imana niyo ibeshaho umuntu ugarutse atuje kuri yo. Kandi mwituze no mu byiringiro nimwe muzahererwa imbaraga. Muri uko gutuza Imana itangira kuguha ibyiringiro by'ubuzima bw'ahazaza, Imana ikaguha ibyiringiro by'ubugingo. Kubw'ibyo rero ibi nibyo bita gukizwa bya nyabyo. Umuntu aragenda bakamuhamagara bati ahangaha ngwino baguha inzoga, ugatangira uti ndi umurokore. Yarangiza agahita avuga ati ubwo ya diru twapangaga irapfuye nyine, uzashaka abarokore bene wanyu bayigufasha. Ugahita ugaruka uti none se meya ko arimo kuvuga nabi ndabigenza gute? Meya ntacyo ndemeranywa, ariko ndanywa imwe kuko narakijijwe. Ndanywa imwe ni ukwifatanya nawe kugira ngo utababara, ariko sinkinywa inzoga. Ati kuyimwe imwe ni inzoga siyo. Hari umuntu wambwiye ngo icupa rimwe ngo ryishe umugabo. N'umugabo w'umusinzi mugenzi we yamuguriye inzoga, arangije ngo iri rimwe ryishe iki? Kambabwire icupa rimwe ryica umukirisitu mu kwizera karangira. Yohana igice cya 10 umurongo wa 9. Gukizwa bya nyabyo byubakiye kuki? Yesu ati ni gerembo, umuntu niyinjira muri nge azagira gute? Azakizwa. Yesu Kristo niwe rembo. Gerageza umwinjiremo, mushakira umwanya. Muri no minsi Yesu arimo arabwira abantu amagambo nkayo yabwiye abigishwa be kuri wa musozi. Yesu yazamukanye n'abigishwa b'umusozi, ku musozi bahageze barasinzira. Bamaze gusinzira Yesu araza arababwira ati munaniwe kubana nanjye byibuze isaha imwe. Ubu uyu munsi rero waba umushyitsi waba umudivantisiti, Imana irimo iragusaba byibuze isaha imwe. Nubwo uvuga ngo Kigali iragoye, nubwo uvuga ngo iki, shakira Imana gasaha kamwe mu masaha 24 agize umunsi. Ibintu byo kuza guhura n'Imana ku isabato gusa, ibintu byo kujya guhura n'Imana mu isengesho ryo ku cyumweru, nta kintu na kimwe bizakugezaho. Urukundo dufitanye n'Imana rukomoka ku isano. Uramutse urambagiza umuntu umubonana rimwe mu myaka 4, ushobora kuzaza ugasanga umwana we arimo arakambakamba. Hari ukuntu wicara ukavuga ngo none se ngo narabimubwiye, ngo twari twicaye muri jardin, ngo arangije ngo mbona ararize, ngo ubu rero arankunda, ngo ubu ngo niyo nanagenda. Ukagenda ugakubita imyaka nk'8 ngo uri mu ishuri, yarangiza akazavuga ati uyu muntu utampamagara, ubundi uyu muntu bitebye, akirebera ubangutse. Warangiza ukazaza uzangunguzanye ibikabyo ngo ubukwe noneho, akakubwira ati oya tuzahura. Oya nzanye ibikabyo n'ibiki byose, waza ugasanga arakubwira ati ahubwo dore umwana wanjye musuhuza, uwo ni uwa mbere undi ari ku ishuri. Ariko nashakaga kubabwira iki? Nshaka kubabwira yuko kubana n'Imana ubu birasaba isano. Uranyumva neza? Niba udafite umwanya w'Imana bizarangira no gukizwa kwawe kutagaragara. Ubu ngubu ikintu cyubakiye ku isano. Ukubana n'Imana cyane, ukusoma ijambo ry'Imana cyane, ukubana nayo mu masengesho, niko bizarangira usigaye usa nayo. Hari umugabo wantangaje, acuruza imitego y'imbeba, ariko ubona uwo musazi ibintu bye bimuri mu maraso. Agendana imbeba ziba ziri mu kantu k'umutego, harimo imbeba zigenda zigaragura, zihora amahoro agendana. Ariko iyo ubireba ubona uwo musaza rwose n'ukuntu ateye n'ibyo akora, ubona akazi ko gucuruza imitego y'imbeba zigendana ubona bijyana. Rero icyo nagira ngo mbabwire ni iki: ibintu utindamo birangira usa nabyo. Use ntidusigaye dufite abantu baza mu rusengero ukagira ngo yinjiye mu kabyiniro, wamureba ukabona uko yigira, ukazaza ubona uramubwiye utegera hirya mwicarane dore abashyitsi babaye benshi, ukabona ijisho rimwe ribaye rinini irindi ribaye rito, kwa kundi mu kabyiniro babigenza. Ukibaza ze waje gusenga. Hari n'umuntu uza ugasanga arashaka gukontorora uruhimbi nk'uko akontorora kontwari yo mu kabari.
bariya ntago bazi kuririmba mu bakureho mushyireho bariya ababwiriza bajandajanda muzana hano ariko mwabuze ababwiriza aha ni mu kabari ni muri kontwari. Icyo nashaka kubabwira ngiki, shaka umwanya w'isano yawe n'Imana niba ushaka gukizwa byanyabyo. Abaroma igice cya 10:9 Bibiliya iravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye uzagira gute? Uzakizwa. Hagomba kubaho kwatura iby'Imana. Abantu mukorana ku kazi bakabimenya ko wakijijwe. Mu bintu byose uvuga, mu magambo yawe urekura, abantu bakumvamo Imana kugeza igihe n'umutima nama wawe, umutima wawe n'umunwa wawe bihamya yuko wagize gute? Wakijijwe. Ibyo bidahari ntibishoboka. None uraganira n'umuntu, erega buriya rero hari ikintu mutazi, Yesu wanjye ari mu mutima, Imana ireba ibiri imbere, ibiri inyuma ntigera gute? Ntibireba. Ariko ubu Imana mwayambitse amarinete ya fime ku buryo itakireba iby'inyuma. Simwe mbaza? None ndashaka kubabaza, abantu bininiwe bambaye ibigunira bakiriza ubusa, Imana arabababariye ntiyabababariye? Kubera iki? Imana ntimukayambike fime zanyu. Imana ireba inyuma ikareba na hehe? Imbere. Nshuti zanjye, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa harimo igitekerezo nakunze cyane. Ibyakozwe n'intumwa ni amagambo akomeye cyane. Tujyane mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Gukizwa byanyabyo biradusaba iki? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 Paulo na bagenzi be bagize gutya birukana abadayimoni mu mukobwa. Abantu bafata Paulo baramujyana kubera ko uyu mukobwa wari wakize hari abantu yungukiraga ibiguzi. Buriya nagira mbabwire ngo hari abantu batugendaho kubera inyungu. Umurongo wa 16 igice cya 16 bukeye tujyaho basengera, duhura n'umujuragura utewe na dayimoni yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Uyu mukobwa bari baramushyizemo ibintu by'imyuka mibi. Iyo myuka mibi yamujyanaga ahantu bashatse kandi ibyo bamukoreshaga byabinjirizaga amafaranga. Igihe rero kiragera ba Paulo bakiza uyu mukobwa, bamukijije abantu bamukuragamo inyungu bose birabarakaza, bajya kurega intumwa barazifunga. Mu kuzifunga batora umusirikare w'umurakare utagira imikino, baramubwira bati tukuzaniye aba bantu. Umurongo wa 23 bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Uyu mugabo yari umurakare. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zigira gute? Buriya mu bibazo byacu tuba turi kumwe n'abandi bantu. Mu bupfakazi ntuburi wenyine, mu bukene ntuburi wenyine, ku kazi mu gihombo ntuburi wenyine, aho wari utuye bagusenyeye ntuburi wenyine. Haba hari abandi bantu isi yacanze, yakubise umunwa, ikubita amaso, ikubita amaguru n'amaboko, baba bakeneye kumva ijwi ryawe icyo rirekura. Kubw'ibyo rero mu bibazo byacu musabe Imana, tujye tubona isengesho n'indirimbo. Amen. Indirimbo n'isengesho ni ikintu gikomeye mu gihe cy'ibibazo. Bamaze kuririmba uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose igira gute? Iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Paulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi, twese turi hano. Amen.
hari abantu akabazo kose kabaye bahita bashaka kugakemuza kwiyahura. Umumama umugabo akamubwira nabi, umva reka nkubwire hari umunsi uzambura kandi ndagiye. Hari igihe uhura n'umugabo murakara akakubwira ati caho urimo kumukangisha ngo ugiye kwiyahura. Mama wawe mugashwana ukumva umukobwa kuyeho telefone, nge ndashaka kubyinisha umutima mama kandi nimukomeza ibi bintu ngiye muzambura, ngewe nzafata umwanzuro kandi uzawufate. Nzi umuntu wagiye kwiyahura birapfuba cyokoze yahise akizwa. Nzi umuntu rwose byabayeho, yagize gutya umugore we abatubuzi baramutuburira, arangije araza yinjira mu cyumba, arangije arandika, yarabanje kubita umugore w'umugeri kandi umugore we yaratwita, amukubita umugeri kundi umugore agwa muri koma. Umugabo abona ibintu bibaye, abona bibaye bibi, bamwibye n'umugore yarasigaranye amukubise umugeri kunda, ubwo nawe bamumanuye yagiye kwa muganga. Umugabo aragenda ajya mu Gasata gura side, amaze kugura side barayizanye, arabanza afata ikayi ya registre nziza nini arandika kubaho birananiye, ubuzima burananiye, n'umugore wampaye nawe agize gute arananiye, arangije ayitikura atarasinya. Kera kabaye rero yumva urupfu ni hatari, kandi yari yamaze kwikingirana, ubuzima buranga, yumva ari marashya, aragenda anywa amazi yari ari mwibase y'isabune. Noneho gukira biranga no gupfa bigira gute biranga. Urugi bararumennye, ndi mu bantu bari bahari tujya kumukura mu nzu, kubera ko nari nzi umuntu baherutse gufunga bamwitirira ko ari we wakoze ibintu nk'ibyo. Ngewe abandi baramuhetse nge njyana ikayi ni nge wari uyifite. Twamujyanye CHK baramufasha, bamaze kumufasha mu gitondo bari bamaze kumukiza, ariko mu kumuduha dogiteri yaravuze ngo uyu mugabo namara kuzanzamuka neza mumubwire ko ari imbwa. Nububwa kumva akantu kose ugomba gufata umwanzuro wo kwiyahura ni ikimenyetso cy'uko udakijijwe. Abantu b'Imana iyo ibintu byanze haba hakirandi mahirwe. Paulo aramubwira ati wikwigirira nabi, turi hano. Arangije wa mugabo warindaga atumiza itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Paulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati batware nkwiriye gukora nte kugira ngo nkire? Ikibazo cyiza, amen. Yarabajyanye arababwira ati ba boss kandi urakira ubwawe, atari wowe gusa nabo mu rugo rwawe, amen. Iyo ukijijwe by'ukuri agakiza kawe karamanuka kakabona ku mugore n'abana. Iyo ukijijwe by'ukuri agakiza ubona karimo gusirikira mu rugo rwawe. Nshuti zanjye, ni igiki cyabaye rero? Mu gicuku cy'iryo joro wa mugabo arabajyana abuhagira inguma, ahera ko abatizanywa n'abe bose, arabazamura abajyana iwe, arabagaburira, yishimana cyane n'abo mu rugo rwe. Murakoze cyane, urumuri kugira ngo rutica amashusho. Murakoze cyane. Icyo yakoze ni iki? Mu gicuku cy'iryo joro yarabafasha arabajyana abuhagira inguma. Mutega amatwi, niwe wari wabadishye, amaze kwihana asanga ba bantu babaye ibisebe. Ikintu cya mbere yakoze yarabanje aboza muri bya bisebe. Nk'umuntu w'umugome mu gukubita yarazi n'umuti ushobora kuvura, azana imiti, arangije ahera ko amaze kubuhagira inguma zabo, ahera ko abatizanywa n'abe bose, amen. Amaze kubatizanywa nabo rero afata abigishwa arabazamura abajyana iwe, arabagaburira, yishimana nabo cyane n'abo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana, amen. Inzira yo gukizwa idusaba komora abo twagize gute twakomerekeje. Hari abo twavuze, hari abo twahemukiye, hari abo twagiriye nabi, imitima yabo ikaba ikibyimbye. Kubw'ibyo rero dusaba Imana imbabazi, twamara gusaba Imana imbabazi tukanayisaba ko izaduhuza n'abo bantu. Ikindi kandi abo bantu iyo tumaze gukora ibyo dufata umwanzuro wo kujya mu mazi menshi tukabatizwa. Iyo tumaze kubatizwa rero
kuva uwo munsi uba ubaye umwe n'abo warwanyaga. Kubw'ibyo rero muratangira mugasangira, imibereho myiza igatangira kugera iwawe mu rugo. Ibi nibyo bita gukizwa byuzuye. Ariko uyu munsi wa none abantu barashaka gukizwa kutagira kwihana ibyaha, kutagira gusaba Imana imbabazi. Ntabwo ibi bintu bizakunda. Bishoboka yuko rero nawe waba warakomerekeje abantu, bishoboka ko waba ufite ibyo wangije, bishobora ko waba ufite ikibazo gikomeye, ariko uyu munsi ndakubwiye ngo niwizera Yesu, agakiza k'Imana kararara mu mutima wawe. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire irindi banga rikomeye cyane. Buriya mu gukizwa hari ibyo abantu bakeneye. Amategeko y'Imana 10 afite uruhare rukomeye mu bigendanye n'agakiza kacu. None dufite abantu bashaka kujya mu ijuru, amategeko barashyize ku ruhande. Bagomba gukora icyo bashaka, ngo ntago bagitwarwa n'amategeko. Umuntu aricara akavuga ati ngewe ndamutse nshatse kwiba, nshatse kwica nakwica, kubera yuko Kristo yambabariye kera. Ibyo nkora uyu munsi ntago byahindura ubugingo naboneye mu Mana. Ariko ntabwo ariko bimeze. Umuntu yakijijwe by'ukuri, amategeko y'Imana agira uruhare rukomeye. None se Yesu yaje gukuraho amategeko? Mujya mwumva abanyamadini bavuga ngo isabato yavuyeho, ngo amategeko 10 y'Imana yavuyeho. Ariko muri uyu mwanya nagira ngo mbasabe mujye muri Matayo igice cya 5:17. Hari amagambo nashyize hano kuko ngewe mfite na Bibiliya ntagatifu. Ndashaka kubasomera Bibiliya ntagatifu ubu muri uyu mwanya kugira ngo tubanze twumve, ese Bibiliya ntagatifu yo gukizwa byuzuye ibivuga wiki? Ese agakiza kuzuye nta sano gafitanye n'amategeko? Matayo 5:17. Ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunononsora. Amen. Yesu yazanywe no kunononsora amategeko. Kunononsora ikintu ntabwo ari ukugikuraho, ni ukugira ngo ahubwo kibe gisobanutse kandi buri muntu wese agira ububasha bwo kugishyira mu bikorwa. Umurongo wa 18, koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava mu mategeko, ibyo byose bitarangiye. None mbabazi, ijuru n'isi byararangiye? Mu mategeko y'Imana hari akadomo kavuyemo n'akanyuguti? Nta kagomba kuvamo. Amategeko y'Imana aracyari uko ari. Itegeko ry'isabato riracyari itegeko rya 4 mu mategeko y'Imana. Gukizwa byuzuye ni ugusaba Imana yagukijije kubw'ubuntu ikaguha imbaraga zo gukomeza amategeko yayo. Umurongo wa 19, nuko rero umuntu uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kugenza batyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Mubyeyi, ubu nkwisi igiseswa wakwishima? Ndashaka kubabaza, ubu nkwisi igiseswa wakwishima? Icyo nagira mbabwire rero, umuntu wese utoza abantu gukomeza amategeko 9 akababwira ati ry'isabato ni muri kuremo ryo nta n'ikintu rimaze, Bibiliya ntagatifu iravuze ngo azitwa igiseswa mu ngoma y'iki? Y'ijuru. None hari umuntu uzajya mu ijuru agiye kuba igiseswa? Reka da. Yesu yavugaga yuko uyu muntu atazakandagira mu bwami bw'Imana. Ariko Yesu arangije aravuga ngo naho uzajya yakurikiza ayo mategeko akayatoza abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'Imana. Amen. Rero uyu munsi turi mu ntege nkeya, ariko tubwira Imana ngo Mana, duha imbaraga zo gukomeza ijambo ryawe n'amategeko yawe, kandi nuduha izo mbaraga zo kubishyira mu bikorwa, uzaduhe n'imbaraga zo kubibwira inshuti n'abavandimwe. Niyo mpamvu tudashobora gusoza amateraniro nk'aya tutababwije ukuri agaciro k'isabato. Vuba bidatinze munabimenye, amadini ubu yamaze gusa naho ahinduka idini rimwe. Abayobozi b'amadini benshi bafite ibibazo. Leta ifite ibibazo yuko abantu bahora basenga, bamwe kuwa mbere, abandi kuwa kabiri, abandi kuwa gatatu, abandi ngo bagiye ngo kuwa gatanu, n'ibiki byose byabaye akavuyo. Hari ikibazo kiri ku isi cy'ubukene bukomeye. Abantu hanga berekana yuko abantu bakagombye gukora akazi bicaye mu madini birirwa baririmba basenga, kugira ngo icyo kibazo cy'ubukene gikemuke. Rero leta z'isi barimo barazishuka yuko zigomba gushyiraho umunsi umwe wo gusenga, iyindi yose ikaba iy'iki? Iy'akazi. None ndashaka kubabaza, dufite umunsi abisilamu basengaho,
dufite umunsi abadivantisiti basengaho ku isabato w'uyu munsi twasenze, dufite n'umunsi wo gusengaho abantu basengaho w'ejo ku cyumweru. Ndashaka kubabaza, bagiye mu ngo z'abantu bagakoresha amatora, mubona ari isabato, ari n'ijuma y'abisilamu, ari n'icyumweru cy'abagatulika n'abarokore, mubona umunsi uzatsinda mu matora ari uwuhe? Wowe ngwino nsubize, ngwino utumara impaka. Bahamagaye abantu bose ngo nibatore, bahamagara abanyapolitike ngo batore, bahamagara abanyamadini ngo nibatore, batore umunsi umwe, iyindi yose ibi y'akazi. Utekereza ko bazatora uwuhe? Egera hino rwose, ubona bazatora uwuhe? Nta kubera azatora umunsi wa 7 w'isabato. Wa 7 w'isabato, ku buryo abagatulika bazaza gusenga ku isabato, abapenikoti bakaza gusenga ku isabato, inzugi z'amaduka zigafunga ku isabato. Bazaba bakiriye umwuka wera se? Ariko bazabyemera. Bazabyemera nyuma, niko byumva. Undi ubyumva ukundi rata? Yego, hari undi ubyumva ukundi? Iki kibazo n'ubwa mbere mu cyumvise se? Ubu baramutse baguhitishijemo umunsi wo gusenga, kandi bakakubwira bati urebe umunsi abantu bose bahisemo, wahitamo uwe? Umva rero mbabwire, munabimenye uyu munsi abantu bose bazahitamo gusenga ku cyumweru, kubera ko nibyo tumenyereye. Ku cyumweru niho tumesa, abamama nibwo bagira ibindi bintu bakora. Cyokoze umunsi wo ku cyumweru, bitewe n'ibinyoma bya Satani, kuruhuka abantu bazabishyira ku cyumweru, isabato ya Bibiliya igire gute? Ibangamirwe. Icyo uvuze rero, abantu bakagombye kuzaba ari cyo bahitamo, kuko ijambo ry'Imana niko rivuga. Ariko isi irimo iragenda yegeraho kumvira Imana bizaba bitagikunze. Muri Bibiliya ntagatifu, Yesaya cyangwa se Izayi 58 umurongo wa 13, namwe murebe muri Yesaya 58 umurongo wa 13. Gukizwa, ibintu byose wakora, ariko ntuzajye mu ijuru, ntuzatumbagire iki kirere usanganiye umwami Imana, ntacyo byazaba byaramaze. Gukizwa, Yesu yazagaruka agasanga uri mu bantu, azabwira ngo sinigeze ngira gute? Sinigeze mbamenye. None nagira ngo mbabaze, Yesaya 58:13 baratubwira isano iri hagati y'isabato no kujya mu ijuru kw'abana b'Imana. Dusome, niwirinda kwica isabato. Iyo ni Bibiliya ntagatifu, muze kuyidownloadinga kuri telefone, zirahari, zisigaye zihari online, muze kuyidownloadinga musome. Bibiliya ntagatifu iravuze ngo niwirinda kwica isabato. Bivuze ngo kwica isabato ni iki? Ni icyaha. Niwirinda kwica isabato no guharanira inyungu zawe ku munsi wanjye mutagatifu. Amen. Isabato niwo munsi ugize gute? Mutagatifu. Ukita isabato umunsi w'umunezero. Amen. Hano muri Bibiliya ntagatifu biranditse, isabato nziza, umunsi w'iki? Biranditse, niyo ndamukanyo tugira aha. Ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi mutagatifu w'uhoraho, ukakubera umunsi w'icyubahiro, ukawubaha, wirinda kugira umurimo ukora, wirinda guharanira n'inyungu zawe, cyangwa guhihibikana mu bucuruzi bw'urudaca. Ubwo ku isabato baracuruza ntibacuruza? Gucuruza ntibyemewe ku isabato. Iyi ni Bibiliya ntagatifu ndimo gusoma. Cyangwa guhihibikana mu bucuruzi bw'urudaca, niho uzagira umunezero muri Uhoraho. Amen. Niho uzagira umunezero muri Uhoraho, maze nzakujyane mu igare hejuru y'imisozi y'isi, ngutungisha umunani wa Yakobo umukurambere wawe. Nibyo rwose, uwo ni Uhoraho ubivuze. Amen. Isabato ifitanye isano no kujya mu ijuru, yego cyangwa hoya? Abantu bazabasha gukomeza isabato, bakabara iki kintu uyu munsi bakawufata nk'icyubahiro, ntibajye mu bintu by'amanjwe, bakirinda mu bucuruzi bw'urudaca, bakirinda kugira imirimo bakora, bakegera Imana kugira ngo Imana ibafashe. Bazajya ku rutonde rw'abantu bazazamuka bakagenda ku igare, bakajya mu misozi, hejuru y'imisozi y'iki? Hejuru y'imisozi y'isi. Aya magambo
arakomeye cyane. Ndumva muri uyu mugoroba ndimo gusaba Imana ngo idufate mu kiganza. Ndumva nsaba Imana ngo iduhe imbaraga zidasanzwe. Uyu munsi wa none ibisabwa kugira ngo ukizwe byose Imana yarabitanze. Nuko rero wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ari cyo kintu gikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana imirimo yose mu rubanza, yaba igihishwe ari ikiza cyangwa ikibi. Imbere yanyu musaba Imana ibahe gukomeza amategeko, kuko wavuze ngo ntukibe niwe wavuze ngo ntugasambane, wavuze ngo ntugasambane niwe wavuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Satani azahora arwanya isabato, niyo mpamvu Imana ivuga ngo wibuke. Mu minsi 6 Imana yararemye, kuwa 7 iraruhuka. Mu isabato Imana yawuhaye umugisha, iraweza kandi irangije nawe yiruhukamo. Kubw'ibyo rero isabato n'icyumweru ntabwo ari bimwe. Muze kureba muri Luka 23, murebe Luka 24 umurongo wa mbere. Isabato n'icyumweru ni ibintu bibiri bitandukanye. Urujijo ruri mu mitwe y'abantu rwashyizweho n'abayobozi b'amadini, vuba aha bidatinze rugiye kuvaho. Nimumenye rero yuko mukwiye gukurikiza icyo Imana ibasaba. Isomo ryacu risoza hano, dufite isomo ryacu risoza urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 10, igice cya 4 umurongo wa 17. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 4:17 n'umurongo wa 18. Kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Uko twambara, uko turya, uko tuvuga, ibyo twizera, ibinyoma biri mu byo twashyize mu mitwe yacu, ibyaha runaka twahishe, tugomba kumenya yuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu bo mu nzu y'Imana. Ariko se niba ruzabanziriza kuri twebwe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Niba tugomba kwicara tugashakisha Imana twebwe abayimenye, tukayishaka cyane, bizagendekera gute abantu bibereye mu tubari, bibereye mu byaha, badafite ikintu bitayeho? Murongo wa 18. Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, niba bigize gute? Biruhanyije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bo bazabahe? Muri uyu mwanya ndashaka kureba umuntu ushaka gutabarwa n'Imana, umuntu ushaka gusengerwa, umuntu ushaka gusaba Imana, akabwira Imana ati Imana, ndabona ubugingo bwanjye ngiye kubuzimiza kandi nari ngeze ahantu heza, ndabona ngiye gutakaza amahirwe yo kujya mu ijuru. Satani yanyicishije amategeko, kandi n'uyu munsi wa none mfite abantu nakomerekeje, mfite abo nagiriye nabi. Ndashaka kumera nka wa murinzi, nkabona amahoro mu mutima, kandi amahoro yo mu mutima akaboneka mu rugo rwanjye. Mana, gira ikintu kidasanzwe ukorera hazaza hanjye. Amateka yanjye ari mu kaga, kandi dore ugiye guca urubanza. Ndifuza yuko kuri wa munsi utazahakana ko utanzi, ahubwo uzanyemera mu buzi. Mana, gira ikintu unkorera, ndakwinginze ntabara. Umuntu urimo gutabaza Imana muri uyu mwanya, naze dusenge. Umuntu ushaka gutabaza Imana, ushaka gusaba Imana ngo imufate mu kiganza, mushiki wanjye Imana iguha umugisha. Ngwino uhungire ku Mana, ngwino utabaza Imana, ngwino uyisabe iguha imbaraga. Wowe ukeneye kubyarwa ubwa kabiri, tera intambwe, Yesu aragushaka. Wowe ushaka guhindurirwa amateka, aya ni amahirwe adasanzwe. Nshuti zanjye, mu materaniro nk'aya abamarayika b'Imana baba barimo kugendagendamo kugira ngo bamenye ibyo umuntu yahaye agaciro n'ibyo atahaye agaciro, kandi ibyo bintu bizifashishwa mu rubanza. Ndabinginze cyane, iki ni igihe cyo kwiyunga kuri Yesu, kugira ngo ku munsi usoza amateka y'isi nawe atazakwihakana. Aya ni amahirwe akomeye, yabyaza umusaruro. Mana nziza, abana bawe bose barakuririmbiye ngo baraje, natwe ubwacu turaje. Iminsi tumaze mu bujiji ni myinshi, ariko ubwo twifuza gukizwa bya nyabyo, bitari ibyo kwereka abantu, ahubwo gukizwa kwemewe n'ijuru. Gira icyo dukorera, turakwinginze. Abana bawe bamwe barahagurutse, bacumuye ku mategeko yawe, bigeze kugusezeranira ko nubarinda ukabakiza bazagukorera,
ariko iminsi ibaye myiza barakwibagirwa. Uyu mwanya baje bibuka isezerano bakugiriye. Hari abandi bagiye bahagarara mu by'agakiza, ariko rimwe na rimwe bakagera ahantu bakagatsikamira kugeza ubwo bagasebeje. None baragarutse ngo ugire icyo bakorera. Tuje mu bwiza bwawe Mwami Uwiteka. Muri aba bana bawe hari abasanze barabatijwe mu buryo butemewe n'ijambo ryawe, babatijwe umubatizo udafitanye isano n'urupfu rwawe n'umuzuko. Hari abagiye bica amategeko yawe ndetse n'isabato irimo, kandi bakabwirwa n'abayobozi b'amadini yuko ntacyo bibabwiye. Ariko muri uyu mwanya uberetse isano iri hagati y'isabato no kuzamuka umuntu ajya mu ijuru. Ubwo watubereye urwego rw'agakiza, tukaba turimo gutera intambwe twuririra kuri urwo rwego ngo tuzajye mu bwami bwawe. Urwego Yakobo yarose rukaba ari wowe. Ndakwinginze ngo utuzamure, duteresha intambwe. Turi abanyantege nkeya, utubabarire ibyaha byacu, kandi twagusebeje igihe kirekire. Duhagaze ku maguru yacu turifuza yuko tutazongera gusubira. Ngwino uduhe imbaraga, ngwino uduhe gushikama. Kandi Mwami Uwiteka, tukweretse abo twakomerekeje, kugira ngo ubwo dukinguriye imitima n'ibitekerezo uduhe umuti dushobora gukoresha tukabyimbura imibyimba yabo. Kandi ku musozo utubyare mu buryo bwa mwuka. Hari abana bawe bari muri iri teraniro, bamwe bafite isoni, abandi bafite ubwoba, abandi ntibarafata umwanzuro wa burundu, ariko barimo barifuza kugera kuri Yorodani. Ubaha imbaraga, ubageze kuri Yorodani, ku isabato uzabahe no kuyambuka. Kandi Mwami Uwiteka, ubwo tugiye gukomeza gutaramira ijambo ryawe rikavugwa mu buryo bw'indirimbo, turakwinginze ngo ukomeze ubane natwe. Abana bawe b'abaririmbyi ukomeze ubasiga ubwiza bwawe, kugira ngo iri teraniro rize gusoza twese twiyumvamo yuko gukizwa bya nyabyo ariyo ntumbero buri wese agomba kugira. Hira iri teraniro, uhira imiryango yabo. Kandi buri muntu wese ufite ikindi kibazo tutabashije kugezaho ibitekerezo, kikaba kimugoye, kikaba icyo kibazo kirimo gutuma ataryama ngo asinzire, akaba yumva n'ubuzima bwe ashobora kubutakaza. Mwami Uwiteka, uyu muntu akaba yumva yenda kwiyahura nk'uko n'uriya muntu yendaga kwiyahura. Mwami Uwiteka, dufashe uduhe imbaraga, kandi utubwire uwo muntu natwe tumubwire ngo yikwigirira nabi turi hano. Reka abamarayika bawe bera bakomeze badufashe muri iyi ntambara turimo. Umwuka wawe wera aduhe imbaraga kandi aduhindure uko ushaka. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mbese intambara ziri ku isi, iterabwoba riri ku isi, ubugome buri mu isi, mbese bizarangira ryari? Bizarangira gute? Bizarangizwa nande? Bizarangizwa na Yesu, igihe azaba agarutse atujyane mu gihugu cy'amahoro yadusezeraniye. Umutekano waho uzaba wizewe, nta gihungabanya ubuzima bwacu. Umwijima uzaba wasimbuwe n'umucyo, nta kurindagirira mu mwijima. Tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira. Umutekano wawo uzaba wizewe, nta gihungabanya ubuzima bwacu. Umwijima uzaba wasimbuwe n'umucyo, nta kurindagirira mu mwijima. Tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira.
umusore nyuma ugasaza ntabwo bizongera kutubaho za ndwara zo mu zabukuru ntizizongera kuturangwaho nta vangura nta n'irondabwoko twese tuzaba twabaye bamwe gutunga ikintu wakiruhiye n'ijoro ntabwo bizarangwayo kurya ugahagundara y'ubusa n'ijoro ntabwo bizarangwayo umutekano waho uzaba wizewe nta gihungabanya ubuzima bwacu umwijima uzaba wasimbuwe n'umucyo nakurindagirira mu mwijima tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira umutekano waho uzaba wizewe nta gihungabanya ubuzima bwacu umwijima uzaba wasimbuwe n'umucyo nakurindagirira mu mwijima tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira tuzahora mu mahoro ibihe byose adashira musaniye kimwe mw'icumi muye mu mutungo w'ibyo wamaye musaniye kimwe mw'icumi kuko mu byo wamaye aricyo wansabye kuguha mbere yuko ucyakira mwami nyemerera mbanze nature kuko hari igihe nigeze mbigisambo maze ngira ubugugu ku mutungo wamaye ibyo ntunze byose ni ibyawe nanjye ubwanjye mwami nduwawe ntacyo mfite nakwiticanje kuko byose ntunze ari ibyawe ibyo ntunze byose ni ibyawe nanjye ubwanjye mwami nduwawe ntacyo mfite nakwiticanje kuko byose ntunze ari ibyawe tuzane kimwe mw'icumi n'amaturo bishyitse tugomororerwa imigisha ivuye mu ijuru tuzane kimwe mw'icumi n'amaturo bishyitse tugomororerwa imigisha ivuye mu ijuru bikeya cyangwa byinshi umaye kuronka mwami ume kubigukiranukiramo neza undinde ko nagira umutima w'ubugugu nkaba nka wa mugaragu wimye umwami wamuhaye inka ibyo ntunze byose ni ibyawe nanjye ubwanjye mwami nduwawe ntacyo mfite nakwiticanje kuko byose ntunze ari ibyawe ibyo ntunze byose ni ibyawe nanjye ubwanjye mwami nduwawe ntacyo mfite nakwiticanje kuko byose ntunze ari ibyawe tuzane kimwe mw'icumi n'amaturo bishyitse tugomororerwa imigisha ivuye mu ijuru tuzane kimwe mw'icumi n'amaturo bishyitse tugomororerwa imigisha
ivuye mu ijuru. Ume kuba igisonga kizawishimira gikiranuka muri byose kuri shebuja ku munsi wo guhemba ibisonga byiza zagaragare mu bisonga byakiranutse. Ume kuba igisonga kizawishimira gikiranuka muri byose kuri shebuja ku munsi wo guhemba ibisonga byiza zagaragare mu bisonga byakiranutse. Ume kuba igisonga kizawishimira gikiranuka muri byose kuri shebuja ku munsi wo guhemba ibisonga byiza zagaragare mu bisonga byakiranutse. Ni kenshi twiruka ku buzima bw'isi hakabaho ubwo tubugeraho, nyamara nubwo tubufatisha ntako buramba ngo buhoreho. Ubasha kuba uri muzima none ejo bundi ukaba utakiri muzima. Ubasha kuba ugenda neza ejo bundi ukaba ubana n'ubumuga. Ubasha kuba uyobora none ejo bundi ukaba urimo kuyoborwa. Iyi si twayirereyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Iyi si twayirereyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje. Byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje. Ibyamamare mu mupira w'amaguru hari igihe kigera gukina bigahagarara. Abasitari muri muzika hari igihe kigera umuziki ugahagarara. Abakomeye bafite ubudahangarwa hari igihe kigera iyi si ikabahangara. Iyi si twayiriyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Iyi si twayiriyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu tubura n'ibintu, manuza turinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje. Byatubabaza kandi bikadushavuza, amarira twarize Mana utayaduhojeje. Mureke dushakire bizinesi
aho tutazigera duhura n'ibihombo, gupfa no gupfusha, kubabara ukundi, aho tutazongera guhura nabyo. Mureke dushakire bizinesi, aho tutazigera duhura n'ibihombo, gupfa no gupfusha, kubabara ukundi, aho tutazongera guhura nabyo. Muvyo twari twiteze, twari twateguye, twari twapanze mw'igenamigambi, coronavirusi ni warurimo. Umwaka benshi bari bazi kuzaba uburyohe, ubaye ububiye, amarira menshi n'umuburo, guma nawe niho uzi byose, kandi nawe ukingwa uzi impamvu z'iki cyorezo. Coronavirusi nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mw'ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mw'isi na gakondo tubafite, kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Coronavirusi nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mw'ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mw'isi na gakondo tubafite, kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Ibibazo bisanzwe duhura n'intambara, tugahungira mu bihugu bitayifite. Coronavirusi waje utandukanye, viziyo twari twiteze kwisabiye ubukire, ibaye igihombo, ubukene bwinshi n'inzara. Mana we niwo uzi byose, kandi nawe ukingwa uzi impamvu z'iki cyorezo. Coronavirusi nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mw'ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mw'isi na gakondo tubafite, kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Coronavirusi nubwo watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mw'ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mw'isi na gakondo tuhafite, kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Bakunda
tugataha. Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Haleluya. Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Umwana waduhaye Yesu nyinshi zitandukanye, iyo kuririmba niyo tugushyize imbere, turinda umwanzi sekibi watuvangira akaduteza umutima, uwo yagize akaduteza ubwibone, ubwo yagize turifuza ko zagusanganira, ubwo uzatuguka mu bicu. Haleluya. Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Haleluya. Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Bizanezeza birenze, ningera heza mu ijuru, ni kumwe n'umwami wanjye Yesu wambambiwe, adushimira imirimo myiza twakoze, ati ntimwacitse intege mu bikomeye, ati mwirinze icyaha igisa nacyo, mwabaye intwari murabiharanira, nimwicire mu munezero washoboje. Haleluya. Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Bizaba ari umunezero nitugerayo, Yesu tutabarutse, amarira n'agahinda tubisezeye, no gupfusha ntibizabayo. Bizaba ari umunezero nitugerayo, n'umwami Yesu tutabarutse, amarira n'agahinda tubisezeye, no gupfusha ntibizabayo.